Wigeze kuganira n'umukobwa hanyuma ukagenda wibaza uti ese buriya anyiyumvamo cyangwa ndibeshya? Kuko iyo turi kumwe araseka cyane tugatindana, akampa umwanya tukagirana ibihe byiza. None ubu ubwonko bwawe uri gusubiramo byose inshuro nyinshi kuko urimo kugerageza gusobanukirwa niba ibyo byari ikimenyetso cyangwa byaba ari ikimenyetso cyangwa ntacyo bivuze. Reka nkubwize ukuri, nturi umusazi. Inkumi zigaragaza ibimenyetso igihe zishaka ko ukora ikintu. Ntizizavuga neza icyo zishaka, ahubwo zitegereza ko wumva impinduka. Niba warigize kuba uri kumwe n'inkumi mwatandukana ukibaza uti ese nakagombye kuba hari ikintu nakoze ahari? Ubwo rero urumva iyi video mu buryo bwihariye cyane niba ibi byarakubayeho, aho wumva uvuga ati aka buriya ntihari ikintu nakabaye nakoze. Mbere yo kwinjira mu ibi bimenyetso, reka mvuge neza kuri ibi bintu. Sinkora izi video nsoma ibitabo runaka ku bijyanye no gukurura abantu cyangwa ibyo abandi banyabigwi baba bavuze. Ibintu byose mvuga bishingiye ku byo nabonye ubwanjye, igihe ndetse n'ibihe nagiranye n'umukunzi wanjye, ibyo nabonye ku nshuti zanjye z'abakobwa ndetse n'ibiganiro byinshi nagiranye n'inshuti zanjye z'abakobwa. Niyo mpamvu mvuga ko ibi bimenyetso ari ukuri, kuko nabibonye inshuro nyinshi. Muri iyi video ndabasobanurira ibimenyetso 7 byerekana ko koko ashaka ko ugira icyo ukora. Nugeza ku musozo uzavuga ati cyangwa uravuga uti burya iyi nkumi yaririndiriye njye nkaba ntacyo nigeze nkora. Reka twinjiremo. Reba bro, nturi nk'umukomediye, nturi gukora komedi hano, ariko ku mpamvu runaka iyi nkumi iraseka nk'aho uri umuntu usekeje cyane ku isi. Si ibyo gusetsa bisanzwe, ahubwo ni uguseka bivuye ku mutima. Amaso aroroha, ntiyashobora guhagarika guseka. Ibyo si urwenya, ahubwo ni ibikwereka ko uri kumukurura. Inkumi ziseka cyane igihe zishaka ko interaction igenda neza. Ziguha uruhushya rwo gukomeza, nicyo bishatse kuvuga buriya. Zikora uko zishoboye kugira ngo uzamure ibintu utabizi. Niba aseka ku nkuru utari no gushaka kumusetsa, yego bro, ari kuguha ikimenyetso. Turi mu gihe abantu bareba telefoni cyangwa muri telefoni no mu bihe byo gushingura. Bivuze ko umuntu kugira ngo umwanya we bigoye, ariko igihe inkumi ikwiyumvamo, telefone yayo ni nkaho itakaza agaciro. Iyo muri kumwe aba hari wese, ntareba ahandi, ntiyita ku bindi, ntarebaguzwa mu cyumba cyangwa aho muri hose, ahubwo ameze nkaho uri tipe muri filime yiwe. Ibi ni bisanzwe, inkumi zibikora mu gihe uri uw'agaciro. Ibi biratangaje kuko ni ibintu bisanzwe cyane, ariko abahungu ntibabibona. Wigeze ubona inkumi igaruka mu gihe yari yagiye? Nk'urugero avuga ko ari ikintu yibagiwe cyangwa akagisiga biza bishaka kuko yumva ko atari igihe cyo kugenda, cyangwa akagusaba ubufasha adakeneye. Bro, wibaza ko ari impanuka? Inkumi ntizikurikira abagabo zidashishikajwe nabo. Niba ikomeza kuguha amahirwe yo kuzamura ibintu, irashaka ko uyakoresha. Ni nkaho ivuga ati nugira icyo ukora sinzagusubiza inyuma. Iki ni ikimenyetso kigaragara niba uzi gusoma imyitwarire y'umuntu. Iyo inkumi ikwiyumvamo iroroha, si mu buryo bw'uburiganya, ahubwo ni mu buryo bw'umubiri no mu bitekerezo. Nawe aba atabizi biri kumubaho. Ijwi ryayo riratuza, imikorere yayo cyangwa yiwe iroroha. Imbaraga ziwe zose zihinduka kuva ku buryo busanzwe zikajya ku buryo
bwa kigori cyangwa akoroha agaca bugufi ariko muri kamere ye y'umugore. Inkumi ntizabona ko ibi biri kuba ariko umubiri w'umukobwa urabikora. Niba agaragaza version yoroshye ya kigore yiwe kurusha uko yitwara imbere y'abandi, ni ikimenyetso cy'uko akwiyumvamo. Dukomeze ku kindi. Gufuha. Simvuga gufuha gukabije, ahubwo ni ugufuha guto. Uvuga undi mukobwa hanyuma amarangamutima yiwe agahinduka. Guseka bikagabanuka, imbaraga zikagenda. Ibi abakobwa bagerageza kubihisha ariko ntibashobora guhisha impinduka z'amarangamutima yabo. Niba ahinduka igihe uvuga undi mukobwa, niyo haba ari gato, ni ikintu cy'ingenzi. Rimwe na rimwe umukobwa ntavuga ko akwiyumvamo ariko agerageza kumenya uko wiyumva binyuze mu bibazo bito. Nk'urugero, ninde ugomba kuvuga mbere? Nkunda abagabo bafata icyemezo. Wigeze gusaba umuntu gusohokana nawe? Ni wowe ubwira umukobwa uko wiyumva cyangwa urategereza? Ibyo ni ibibazo umukobwa ashaka kubaza. Inkumi ntizibaza ibi nk'ibisanzwe. Arashaka kumenya uko umubona. Ni nk'aho abaza ati, wifitiye icyizere cyo kuntereta? Ibi ni nko kuvuga uti, nditeguye, nshaka kumenya niba nawe ari uko. Iki ni ikimenyetso cya nyuma. Nta kubaza ati ufite umukunzi, ahubwo abaza ibintu nk'ibi: hari umuntu muri kumwe? Uwo mukobwa uri muri story yawe ninde? Ibi ni ibibazo bitaziguye ariko bigaragaza intego. Arashaka kumenya niba uhari kuko ashaka kudatakaza umwanya we. Igihe abaza ibi bibazo ari kuguha amahirwe yo gukomerezaho. Hano hari ikibazo. Abahungu benshi babona ibi bimenyetso ariko ntibagira icyo bakora. Si ukubera ubwoba, ahubwo ni ukubera ko batazi uko bagomba kwegera umukobwa nta bwoba. Niyo mpamvu nakoze indi video yitwa uko wakurura abakobwa byoroshye. Irebe aho ku ruhande. Niba uri gutekereza ukuntu wabikora kandi mu buryo byoroshye, irebe.